amazu n'amamodoka mu buryo bwa payi bitewe n'inganda nazo zikoresha payi network. Bivuze ngo ntabwo uzafata amafaranga ngo ugende ngo ugure imodoka, ahubwo uzafata payi uzishyure. Niba ari uruganda rucuruza imodoka, niba ni cyangwa abantu bacuruza amazu, inzu ihabwa agaciro kuko payi network neza aba yamaze guhabwa. Isengesho TV ikugezaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Tubasuhuze twongere tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana. Abakunzi bacu aho muherereye, ikiganza cyiza cy'Uwiteka gikomeze kuba ku buzima bwanyu. Imana irwanye ibibarwanya kandi Imana inanize ibibananiza. Ni wa mwanya w'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Uyu munsi ni ikiganiro cy'ubukungu ku bakoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga cyangwa bamayininze cyangwa abateganya kurikoresha, kuko ni amakuru mashyashya ku bakoresha iyo bita Bitcoin ndetse na Pi network. Ni amakuru kuko bamaze kubihuza kandi hari amahirwe ahari abantu bamayininze Pi network. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mwaka wa 2026 hari itangazo ryasohotse mugomba kumenya, kandi niba ufite payi zawe uzibike neza, uzibike kure, kuko batangiye kuzihakinga no kuziba, kuko urabizi niwo mutungo wawe. Ndanababwira uburyo zagiye ku isoko, uburyo iryo faranga ryazamutse, n'uburyo abazifite umubare runaka bemerewe kugura amazu ndetse n'amamodoka muri payi. Nibyo ngiye kubasobanurira. GCV nayo iyo ngiyo mu by'ukuri mugomba gusobanukirwa uburyo irimo gukora. Kuba timu yatangaje amagambo mu by'ukuri yanejeje abapiyoniya mwese aho muri. Nibyo tugiye kubagezaho. Niba waramayininze Pi network ukaba ufite mu by'ukuri payi zawe uzibike neza, ukaba ufite kode n'ibindi byose ngiye kukubwira bibike neza. Abajyaga babipinga batari bazi uburyo bikora n'uburyo mu by'ukuri bigomba kubyara umusaruro, itangazo ryamaze kujya hanze, ndaje ndibagezeho. Gusa murabizi ko ntacyo twakora tutabanje gusenga, kuko tugira siroga ivuga ngo mbere na mbere Imana ni iya mbere mu buzima bwacu bwanyu. Niyo mpamvu nakubwiye ngo nubyuka mu gitondo ukabona biremeye, ukavuga ukabona biremeye, mbese urimo guhumeka umwuka w'abazima, ujye uhereza Imana icyubahiro. Si uko ari cyo urusha abandi, ahubwo ni ubuntu Imana iba yakugiriye. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, kora subscribe kandi inzogera, uzajya ubona notification uko dushyizeho amakuru n'ibiganiro ndetse n'ibindi. Munyemerere dusenge tudatinze ko dufite umwanya mutoya tubagezeho ayo makuru. Niba hari umuntu uzi mu by'ukuri ukoresha ikoranabuhanga, ifaranga ry'ikoranabuhanga, ndagira ngo nawe mubwire yigire hafi kugira ngo tumugezeho aya makuru ashimishije. Munyemerere dusenge, kuko ahangaha niwo muco wacu, nta na kimwe twakora tutabanje kwiragiza Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, turagushimiye kandi tugushimiye neza n'urukundo byawe. Tugushimiye ko uri Alpha na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo. Nta wakwizeye wigeze akorwa n'isoni. Abakwizeye, abizeye imbaraga zawe, wabahaye ubutware n'ubushobozi byo kwitwa abana bawe. Tanga umugisha ku bagore n'abagabo badukurikiranye, abasore n'inkumi, abari mu Rwanda mu ntara zitandukanye z'igihugu n'umujyi wa Kigali, abari hanze y'u Rwanda, aba diaspora bose ubahereza umugisha utagabanyije. Byose tubisabye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Niba amina itagutera ikirungurira, ndagira ngo uvuge ngo amina, kandi uvuge ngo amina muri komenti ikuvuye ku mutima. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma ukande like, ako gakumwe kazamuye nako gakande, bipushinga ikiganiro kugira ngo kigere ku rwego twumva tugishakaho. Imana iguhereze umugisha. Murabizi ahangaha tubagezaho ijambo ry'Imana, tubagezaho ubuhamya, tubagezaho inyigisho, tubagezaho ndetse n'ibiganiro by'ubukungu. Uyu mwaka wa 2026 turifuza ko umuntu wese ukurikira Isengesho TV Imana blessinga, Imana yamuha umugisha mu buryo bw'amafaranga. Imana ibaha amafaranga. Ni nayo mpamvu tubagezaho mu by'ukuri ibiganiro by'ubukungu, tutibanda ku kintu kimwe. Murabizi tubagezaho amakuru y'amadini, ay'amatorero, ariko tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubukungu mu by'ukuri ahantu si irimo kugana
ahantu isi irimo kugana ni ahantu h'ikoranabuhanga, ni ahantu ha digitale. Rero iyo ibintu birimo guhinduka bigana ku rundi rwego, abantu nabo bagomba kwiga ibyo ngibyo, bakiga gukorana nabyo kugira ngo bashobore kungukirwa mu by'ukuri mu buryo bumwe na bumwe. Ndabwira abarokore ndetse n'abizera. Mu Rwanda dufite iyo batangiye itarajya ku isoko, iyo bise CBDC ni ifaranga ry'ikoranabuhanga beneri irimo kugerageza, kandi ntekereza ko vuba cyane mu by'ukuri CBDC niza kujya ku isoko, hari abantu bamwe mu by'ukuri bizagorana mu gihe gitoya kiri imbere kuzajya umara igihe kinini utarabona amafaranga mu ntoki zawe, ahubwo urimo gukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga, kuko niho isi irimo kugana. Ibintu bimwe bizajya bigira agaciro bitewe mu by'ukuri n'uburyo ibintu bimeze, n'uburyo ibintu bigiye bitera. Hanyuma icyo nakubwira ni uko abantu bamayininze Pi Network. Mu by'ukuri Pi Network iri mu bihugu bigiye bitandukanye, abamambure bayo cyangwa abanyamuryango bari mu bihugu bitandukanye, ndetse harimo n'u Rwanda. Mu Rwanda hari abapiyoniya. Niba uri umupiyoniya ukaba uri mu Rwanda, rwose ndagira ngo Pi zawe uzibike neza, kubera ko zigiye gutanga umusaruro mu buryo burenze ubwo watekerezaga. Abapiyoniya mwese aho muherereye, muzibike neza, muzibike kure, kuko ubwo ngubwo nibwo butunzi bwawe. Mwibutse ko abantu bamayininze Pi mugomba kubikora buri munsi, kugira ngo mu by'ukuri uburyo ugira nyinshi. Mu minsi ishize nibwo nakoze ikiganiro ndababwira ngo iyo bita Bitcoin ikoreshwa muri Amerika, ni hari abantu bayifite. Mu by'ukuri ubu ngubu imwe yonyine imaze kugera ku bihumbi bigera mu 140 no kurenga by'amadolari. Imwe yonyine, tekereza ufite 10 cyangwa ufite 20, mu by'ukuri waba uri umukire ku rwego rwo hejuru mu buryo burenze ubwo watekerezaga. Ngiye nyimenya Bitcoin nayimenye iri ku bihumbi, ngira ngo byari nk'ibihumbi nka 10 na bingahe, ariko numva ari ibintu by'ibisikama, numva ni ibintu nizeye. Ndavuga iyo mba mfite byibuza niyo nakabaye mfite nka kamwe cyangwa 2, nakabaye mfite amafaranga menshi, ariko kubera kubisuzugura mu by'ukuri uyu munsi abantu bazibitse bagenda bagurishaho gakeya bakabona amafaranga. Rero biravugwa ko uyu mwaka wa 2026 mu by'ukuri abantu bafite Pi Network bamaze kumayininga, mu by'ukuri bagiye kwemererwa kugura amazu muri Pi bitewe n'ingano y'izo ufite. Ni ukuvuga zizajya zihabwa agaciro. Urabizi ko ubu ngubu imwe iri ku madolari 3 n'ibice, ni ukuvuga n'ubu ushatse wazigurisha, ariko ubu ngubu baguhenda bakaguha amafaranga make. Ngewe izo mfite hari umuntu ejo bundi wari urimo kuzinsaba, ndamubwira ngo wapi, ntago naziguha ntaramara kumenya mu by'ukuri uko zizajya zigurishwa bigendanye n'ikiriho. Ni ukuvuga rero 2026 turacyari mu kwezi kwa mbere. Mbifurize n'ukomeza kugira umwaka mushya muhire, n'agaciro imwe. Noneho mu by'ukuri nurangiza ugende ukurisha izo coins zawe, mu by'ukuri bigende bifata agaciro. Ako gaciro niko kazajya gatuma ushobora kwishyura inzu cyangwa ushobora kwishyura imodoka, atari amafaranga wakoreye, atari amafaranga wacuruje, ahubwo waramayininze cyangwa waracukuye iryo faranga ry'ikoranabuhanga. Rero murahishiwe, itangazo ryamaze kujya hanze ko Team yamaze kubivuga muri ubwo buryo ko uyu mwaka rwose hahishiwe ikintu gikomeye kandi kishimishije ku bapiyoniya mwese aho muri ndetse naho muherereye. Rero Imana ibahereze umugisha. Ndagira ngo mwebwe aho muherereye naho muri mukomeze kugubwa neza, kandi umugisha w'Imana ubabeho. Tubagezaho aya makuru kugira ngo murusheho gufunguka, umenye ko hari ahandi hantu hashakirwa amafaranga, hakorerwa amafaranga mu by'ukuri mu buryo bugiye butandukanye. Imana ibaho umugisha. Turategereje mu by'ukuri iri faranga ry'ikoranabuhanga ry'u Rwanda ari ryo beneri rya CBDC, turebe ko nirijya ku isoko nabyo tuzababwira n'agaciro karyo, niba hari n'abantu bashobora kurigura nabyo tuzaba